ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ni inkuru y'incamugongo, inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Imwe mu nkuru navuga ko mu by'ukuri iri gukomeza kugenda igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, ngira ngo iyi nkuru y'incamugongo y'urupfu rw'uyu mwana w'umusore witwa Yabesi Nzabihimana yaje kuza kuba yakwitabamwo mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uno muyoboro wacu, nta kindi nkwisabira ni ku nkuru yihutirwa, nta handi uzajya usanga inkuru zigezweho n'ahangaha. Reba neza ku ijambo subscribe, ubundi ufungure n'inzogera, tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'ubundi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ariko kandi ari nako tuboneraho kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo. Reka ndeke kubatindira, ndeke kwizimba mu magambo, mbagezeho iby'iyi mpanuka yaje kuza kuba yakwica uyu mwana w'umunyeshuri. Abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abanyeshuri biganaga n'uyu mwana, dore ko yigaga muri UTB hariya Gisenyi niho yigaga. Amakuru rero ari gukomeza kugenda avuga ko uyu mwana w'umusore yari asanzwe n'ubundi ajya ku ishuri ariko afite akagare agendaho. N'abantu nyine murabona umusore ashobora kugura akagare mu rwego rwo kwirinda depanse zo gutega amamoto cyangwa amakwasiteri bitewe n'aho atuye, akazajya akagendaho kakamuyamba, kakamuvuna amaguru mu yandi magambo. Uyu mwana w'umusore bivugwa ko rero yagize gutya, aragenda bisanzwe ajya ku ishuri, afata akagare ke, ariko ageze mu nzira nk'abantu ibintu byaje kuza kuba byamubaho biteye benshi agahinda. Igikamyo cyaje kigira gutya gihita kimwurira, birangira yitabye Imana. Inkuru y'incamugongo ibitashye iwabo wa Yabesi ko Yabesi yitabye Imana. Umusore wari ukiri muto cyane, wari ufite iterambere ry'ahazaza, ariko birangira yitahiye. Ndakunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko ngo abapfuye ntacyo bazi. Mw'abantu mwibuke neza ko turi mu kwa gatandatu, iyo umwaka ugezemo hagati no mu mezi ya nyuma agize umwaka, hakunze kugenda habaho impanuka z'uburyo bwinshi. Bamwe bati hari ababa bagiye batanga ibitambo, abandi bati satani nibwo bari gukora cyane. Ariko koko usubije amaso inyuma wareba ugasanga mu mezi yo hagati, imbere y'uko umwaka urangira no mu mezi ya nyuma, nibwo impanuka akenshi zikunda kugenda zibaho. Ngira ngo mu minsi yashize hari impanuka iherutse kubera hano urenze neza hano ku giti cy'inyoni, utangiye kujya muri za Kamonyi, habaye impanuka iteye ubwoba cyane, yahitanye uyu mudamu muri kubona kuri screen zanyu. Iyi mpanuka iba yaneye ubwoba kuko narahinyuriye ndavuga ati iyi mpanuka ko iteye ubwoba. Imodoka yari irimo ivirirana amaraso, iyo modoka yari na ambulance yibaranguye, amatara ari kwaka, ariko imodoka iri kuvirana amaraso, donc yubamye kuri uyu mubyeyi. Ni impanuka yateye benshi agahinda, kugeza n'isaha iri gukomeza no kugenda ishengura imitima y'abanyarwanda bagiye batandukanye. Ari nayo mpamvu rero tubona no kwihanganisha imiryango yaje kubura abana babo. Umuntu yavuga byinshi, ariko by'umwihariko mureke nsoreza ahangaha, ariko tubanze twihanganishe imiryango yose yabuze ababo. Nimuhumure, ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we.
ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa kuboroga ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Nimuhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera kubona abacu twabuze, inshuti, abavandimwe, abo bose bagiye basinzirira mu bituro bagisinziriye. Ku munsi w'umuzuko tuzababona. Nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko naza azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Munyihanganire, mushobora kumva urusaku rwinshi muri iyi nkuru. Ni inkuru nkoreye ku muhanda, nabwo nagerageje kuba nagira amajwi kugira ngo nkuremo urusaku, ariko ni inkuru nkoreye ku muhanda, cyane ko yari inkuru numvaga ngomba kubagezaho muri uwo mwanya, kubera ko nta kindi njyewe mba nshinzwe ni ukuza nabagezaho zimwe mu nkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda n'ubundi zivugwa hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, by'umwihariko mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kuri social media zigiye zitandukanye. Ariko kandi twibanda ku nkuru zitagize umuntu n'umwe zibogamiye, ariko kandi zitagize umuntu n'umwe zibangamiye. Yego, twebwe rero tuba turi hano gusesengura no guhumuriza imiryango, ntabwo tuba twaje kugira abo dushinyagurira, abantu ntibakajye batwumva mu bundi buryo, ahubwo tuba twaje hano kugira ngo duhumurize ba bandi baremerewe, baruhijwe, bari kureba hirya hino bakabona nta nzira, bakabona ntacyo gukora. Abo ngabo nibo rero tuba tuje hano ngo tubahumurize, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhumurize abantu banje, mubahumurize niko Imana ivuga, kandi ngo mubabwire ibyurutsa imitima, mukomere ngo babwire ko intambara zaho ngo zishize, ngo kuko ngo ukiranirwa kwaho ngo hakubabariwe kabiri n'Uwiteka. Yego rero niyo mpamvu dukora izi nkuru, ni ukugira ngo duhumurize abari mu makuba, abari mu kaga, tubabwire ko hari Imana yabatabara kandi yabumva.